undi muntu umwe nawe muhembe ingofero ashaka nk'umujene ukwitaga kofero umujene nagire vuba vuba cyangwa umumama uhari aho ngaho naze ni ikibazo cyoroshe si byinshi undi uhari aho ngaho motari ngwino mwijire nziza y'igitego aho ngaho ngwino motari rero motari umeze neza tasike y'ubuzima hariya baziba abantu niba abantu byibagirwa amaze iminota 30 urumva rero nta kuntu numvise. Are you serious? uba niba mukosora emutiyeni tanga ngwino mutari mugenzi wawe reka kujya kumusore ngwino turashaka gutanga ibintu biciye mu muco sibyo atazagera ngwino nono agarano neza nta kibazo umeze fresh nitwa Niyongira Deniste MTN ibyiza byayo iyo uguze iyi telefone ya A90 MTN iguha gigabyte ukoresha amezi 3 na SMS ukoresha amezi 3 na mayinite yo guhamagara amara amezi 3 yabikoze amashariye hanyuma kamwereke ingofero uba wambaye kasike sibyo uba wambaye kasike ariko no kubisaka akantu kitwa enjoy better life muzajye wicwa n'inyota ariko muzashyiramo ibya bindi bitazatwara imodoka ndabazi kwa murokore yego singa 17 yego. Alright, so let me call my CEO, my country manager to please come forward and Kila nawe badufashe kumushyikiriza telefone Kila ari umuntu umwe muri mwebwe wavuye mu rugo uje gushaka ibirayi ariko uje gutanga telefone wavuye mu rugo uje gushaka kugira ngo bakurobeshe moto ariko uje gutanga telefone nziza cyane sibyo muri tayari ndahitamo ariko nanjye ndatanga ibihembo nka 2 ariko ibyanjye si telefone